yitwa Gatare Edimo, uyu nguyu w'ibumoso, yego atuye mu Nyakabanda, afite imyaka 38. Roruye niwe wafashe uriya mukobwa aramuniga mukubita hasi, niwe wabikoze amuha akashakoshi. Uyu wo hagati wambaye agapira k'ubururu, niwe wambaye cya gipira, ni nawe watemye ku ijosi, ku kuboko no ku maguru uriya mudamu. Niwe mwabonye mutema na mwabonye wiruka. Yitwa Hakizimana Jacques. Uriya wa mbere yitwa Gatare Edimo alias Black. Amazina ya alias aka bayita AK bayakoresha kugira ngo bijijishe aho agiye abe yakwita undi. We avuga ko acuruza butike. Hakizimana Jacques uriya wo hagati ni alias Claude, ari naho bamuzi nka Claude. Niwe watemye, niwe wari ufite umuhoro, niwe mwabonye anawisha mu gipira ari yambaye. Afite imyaka 33, atuye ku Kivugizi, avuga ko acuruza tofu. Uwa gatatu wo hirya wambaye agapira k'umurongo ka Nike yitwa Jean Paul Rurangwa alias Muchezaji, atuye Nyarufunzo Mageragere, afite imyaka 40, bacuruza scrap. We roruye muri kiriya gikorwa niwe wateraga amabuye abaje gutabara, ni nawe wateye amabuye imodoka yavuzaga amahoni igeraho irahunga. Urumva ko baje muri muntu afite roruye muri kiriya gikorwa. Bose bafashwe amasaha atandukanye, bajya bafatwa mu bitandukanye ahantu hatandukanye, kandi uko twafataga umwe ubundi abandi barabimenyaga, bivuze ko barakurikiranaga, ko bari basize babwiye n'abadamu babo ko sinzi ijambo bakoresheje, ariko bari babamenyesheje amagambo yabo ko ibintu bitameze neza, bariho bashakishwa, abantu bari bashaka batari barangira hose. Birumvikana ko bari bazi icyo bakora cyiza. Ndumva twabaturekeye aho ngaho, yenda ibindi twavuga mu kanya nose. Nanone kandi ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru. Ni polisi y'u Rwanda rero aho yerekanye abantu 3 bagaragaye mu mashusho batema umukobwa. Ni inkuru rero yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo washize. Polisi y'u Rwanda yerekanye abantu 3 bagaragaye mu mashusho batema umuturage mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali bakoresheje umuhoro. Mbere yuko tuva iyi nkuru imuzi ni muzingo, ngira ngo urebe muri ayo mafoto uko ari 3, aho uyu mukuru wa polisi Rutikanga SP yatagize icyo atangariza abanyamakuru. Ni kuri wa gatandatu rero tariki ya 13 Nzeri 2025 nibwo umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ASP Rutikanga Boniface yeretse itangazamakuru aba bantu bategeraga abantu mu nzira bakabambura ibyabo. Mu berekanywe rero harimo Gatare Edimo uzwi nka Black w'imyaka 38, uyu akaba yarabwiye uru rwego ko acuruza butike. Akaba na Hakizimana Jacques uzwi nka Claude w'imyaka 33, akaba acuruza tofu, mu gihe undi uri Rurangwa Jean Paul uzwi nka Muchezaji ufite imyaka 40 nk'uko mubibona mu mashusho, na niko amazina yabo tuyabasomeye. ASP Rutikanga Boniface yasobanuye ko polisi y'u Rwanda yifuje kuberekana mu rwego rwo guhumuriza abanyarwanda nyuma y'amashusho yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga batema uyu mukobwa, ariko akaba atarabashije kuhasiga ubuzima. Mu magambo yiwe tuza kubareka mukayakurikira, yagize ati: abanyarwanda bifuzaga kumenya icyakozwe, bifuzaga kumenya icyo polisi iri gukora kuri ubu bugizi bwa nabi bwagaragaye ku mbuga nkoranyambaga. Ni muri urwo rwego rero twifuzaga kubereka ko hari icyo twakoze kandi ni inshingano zacu.
ni ijambo ASP Rutikanga Boniface yagejeje ku itangazamakuru. ASP Rutikanga rero yanavuze ko umukobwa witwa Nyampinga atari we wagiriwe nabi gusa, ahubwo hari n'undi bita Maniriho. Aba bombi kandi bameze neza nyuma yo kwitabwaho n'abaganga. Yakomeje avuga ko ku bufatanye bwa polisi y'u Rwanda n'abaturage hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo niba hari abandi bakorana n'iri tsinda ry'abagizi ba nabi nabo batabwe muri yombi. Yakomeza agira ati aba bantu baracyaduha amakuru y'abandi bakorana, baracyaduha amakuru y'indi migambi bari bafite, bityo rero iperereza rirakomeje mubarire kugira ngo rero twegeranye amakuru yose ya ngombwa ku bijyanye n'ubu bugizi bwa nabi. Dufite ubushobozi bwo gushaka umuntu wese wagize nabi tukamugeraho. Icyo nabwira abanyarwanda ni uko bakwicara bagatuza. Biragoye ko wakora icyaha ukaturengana umutaru tutaragufata. Muri aba bagabo batatu harimo babiri bari bamaze igihe gito bavuye n'ubundi muri gereza, aho bari bafungiwe ibyaha birimo gukubita no gukomeretsa ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge. Polisi kandi izakorana n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo bakorerwe ndetse irebana n'ibyaha bakekwaho. Reka rero mbareke mukomeze mukurikirane iki kiganiro ASP Rutikanga Boniface yagiranye n'itangazamakuru ku birebana n'ubu bujura ndetse n'ubu bugizi bwa nabi buri kugenda buba mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Kigali. Ni The Quick Times News nk'ubusanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tukajya tubagezaho amakuru nk'angaya ku gihe. Amakuru y'ibyo tumaze iminsi dukora ntabwo ari iminsi myinshi, bijyanye na video, amashusho amaze iminsi azenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bayavuzeho byinshi, ndetse natwe nka polisi hari ibyo twagiye tuyavugaho. Hari mu ijoro rya tariki 11 z'ukwezi kwa 9 nibwo twibwe polisi twamenye amakuru y'abagizi ba nabi bakorewe ubugome bukabije umudamu witambukiraga mu kagari ka Rwampara mu murenge wa Nyamirambo. Nabamenyesha ko burya ejo byatangiye gukwirakwira, twebwe twari ijoro turi mu kazi. Ntabwo kuri twebwe ntabwo byari bishya, ntabwo yari breaking news, twari tubifite turiho tubikoraho. Muri iryo joro rero abagabo batatu, uwitwa Gatari Edimo ariwe alias ndashaka amazina yabo bakoresha, alias Black w'imyaka 38, ndetse Hakizimana Jacques alias Claude w'imyaka 33, na Rurangwa Jean Paul alias Muchezaji cyangwa Bokungu w'imyaka 40. Bafashe umudamu witwa Nyampinga Claudette wari utashye mu kagari ka Rwampara, kuko niho atuye hariya hafi n'umusigiti wo muri Rwampara. Uko nababeretse mbere, umwe muri bo ari we Rurangwa Jean Paul niwe wamaze kumufata, amukubita hasi, amuhambura agakapu karimo telefone ya Sony n'akandi gatelefone akoresha muri momo gatoya tumwe twitwa gatoroshi. Hanyuma uwitwa Hakizimana Jean Claude, Hakizimana Jacques ariwe Claude alias Claude niwe wamutemye n'umugoro. Uyu rero Rurangwa Jean Paul we rero ye kwari ugutera amabuye
no gukubita abaje gutabara. Ni nawe wakomerekeje umunyerondo witwa reka mubashakira amazina ngira ngo amazina yenda yafite, Maniriho Theogene, ntabwo ari Manirakiza, Maniriho Theogene mu byumve neza mutaza kuvanga ibintu. Maniriho Theogene ni umunyerondo ukora ku kagari ka Rwampara, we yaje aje gutabara. Uyu Jean Paul rero niwe wamukomerekeje mu mutwe no ku kaboko. Nyampinga Claudette bamukomerekeje hano ku maso, muharabibonye, ku kuboko na hano ku kuguru, ndetse aracyafite naho umuhoro wagiye uca. Bamaze rero kumutema, bamaze guhinda abantu bari baje gutabara no gutera ubwoba abantu bose bashaka gutabara, baributse bahurira ahantu ku ishuri mu Rwampara. Bahageze mu magambo yabo aravuga ati birarabuye, buri muntu afata inzira ye. Jean Paul atuye Mageragere nkuko nabibasobanuriye, ajya Mageragere. Hakizimana alias Claude agiwe ku Kivugiza, na Gatari Edimo agiwe mu Nyakabanda. Bafite abantu babana, bafite bo bavuga ko ari abadamu babo, ndetse ko bavuga ko bafite ubundi buryo babanyemo. Barababwira ko ibintu bukiye mu gitondo, barababwira bati uyu munsi dushaka ntimugire icyo mumubwira, hari ibintu twakoze bitari byiza cyane cyane. Nabo bamaze kubona utuvidewo dutambuka hirya no hino, babona ko ibintu bitari bworoshye. Kuva ubwo rero umuntu twakomeje kubashakisha dufatanyije n'abandi baturage baduhaga amakuru. Byageze ku mugoroba amasaha ya saa 11 n'igice za nimugoroba, tubamaze kubafata bose. Abo bose icyo bahuriyeho uko ari batatu, bose bafunzwe muri gereza itabyihuta nk'uko Bizimana Jacques alias Claude yari avuye muri gereza aho yafunzwe imyaka 2, yari akurikiranyweho icyaha cy'ubujura no gukoresha ibiyobyabwenge. Gatari Edimo alias Black we ari wa wundi wafashe uriya mudamu, nawe yari avuye muri gereza aho yari akatiwe imyaka 3 akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Naho Rurangwa Jean Paul we yari umwe mu bantu bari aho, gusa we ntabwo yari yakageza ajya muri gereza, gusa ngira ngo we yari umwe muri bo bakorana, ariko nta yandi mateka dufite y'ubugizi bwa nabi kuri mu myaka yatambutse. Ariko turacyakomeje gushakisha, kuko nta kuntu yabana nabo ngo abe atazi uburyo bakoraga, aho bakora. Andi makuru dufite tugikurikirana, iri joro rikeye abafite umugambi wo kujya Kinyinya, naho bari bafite ko bashaka kwiba. Ubwo rero icyo twashaka kubabwira muri iki gitondo nuko turabizi ko abanyarwanda benshi nkuko mwabibonye ku mbuga nkoranyambaga bifuzaga kumenya icyakozwe, bifuzaga kumenya icyo polisi iri gukora kuri ubu bugizi bwa nabi bwagaragaye kandi bwababaje benshi, ko marangamutima turabona ku mbuga nkoranyambaga. Natwe rero ni mu urwo rwego twifuza kubereka ko hari icyo twakoze kandi ni inshingano zacu. Ntabwo mu by'ukuri ubundi twavuga ngo turivuga ibigwi, ariko turakora icyo dushinzwe nka polisi. Kandi n'abagiriweho ibyaha ari Nyampinga, ari Maniriho, kugira ngo nabo bari bakeneye kuruhutsa imitima ko ababagiriye nabi bafashwe. Iyo urebye video uko isa, yewe bombi narabasuye, iyo urebye video uko imeze, uko igaragara, mu by'ukuri ntabwo wakwibaza ko Nyampinga uko namusanze niko yagomba kuba ameze, kuko sinari nzi ko ahubwo ataraye no mu bitaro, ahubwo yaravura ataha. Bivuze ko nta mahirwe yagize, kuko si uko abantu batabaye, abantu bari bararinze, ahubwo nuko
navuga ko ubona ko bari abantu baragamije kumugira nabi bashaka umwaka utwi yari yakoreye. Rero ari Imana iriho, ari Nyampinga na Mana iriho, bose baravuye barataha bameze neza, turabakurikirana. Ubwanjye nabigereyeho, urabona ko mu by'ukuri barakomerekejwe, barakomeje kuvuza ibikomere batewe n'aba bagizi ba nabi. Abantu baracyaduha amakuru rero, baracyaduha amakuru y'abandi bakorana, baracyaduha amakuru y'indi migambi bari bafite, kuko burya abantu hari igihe bafite aho bahuriye n'abandi twebwe tutazi. Bityo rero iperereza rirakomeje kugira ngo twegeranye amakuru yose ya ngombwa ku bijyanye n'ubugizi bwa nabi muri rusange. Twabatumiye rero kugira ngo mubwire abanyarwanda iby'iyi nkuru ko abantu twabafashe, ariko mu by'ukuri tunizeza abanyarwanda ko polisi iri maso ku buryo abantu batabasha kubibona cyangwa kubimenya neza, ariko mu by'ukuri turahari no kubw'abanyarwanda, ni kubw'abanyarwanda muri rusange n'abaturarwanda. Turashimira abaduhaye amakuru bose, kuko amakuru bagiye baduha yagiye atugira akamaro. Ntabwo nabura no gushima n'uwafashe video, wenda kuko video naho hari uburyo yadufashije kugira ngo dukore vuba. Iyo za guceceka ntihagire amashusho aza, wenda twari kubafata, ariko wenda ntibyari guhita byihuta nk'uko bikwiriye. Ariko dushime n'abatabaye. Burya nariya Mahoni yavugaga, nubwo batinye kwegera, ariko Mahoni nabyo yatumye bagira igihunga, ntibagera ku mugambi wenda wo kumwica bari bafite, kuko uriya muntu watemaga ntabwo avuga ngo aramutemaga ngo abeho, birashoboka ko yari no gupfa, ariko birashoboka ko nariya Mahoni yavuze, na ziriya nduru zavuze zatumye mu by'ukuri batagera ku mugambi bari bafite, cyangwa batabakomeretsa cyane, uyu munsi bakaba barabashe no gutaha. Ibyo nabyo ntitwabura kubashimira. Rero ubufatanye bwa polisi n'abanyarwanda ni ikintu gikomeye mu guhashya ubugizi bwa nabi, ariko turahari, turi maso. Ubushobozi bwo gushaka umuntu wese wagize nabi turabufite, no kumufata tukamugeraho turabufite. Reka mbwire abanyarwanda rwose batuze, polisi irahari. Ariko mbwire n'abandi banyabyaha bose babitekerezaga ko nta bwihisho, nta naho guhungira. Biragoye gukora icyaha ukaturengana umutari rwose turagufata. Ni byiza rero ko bakwishyira, ngira ngo uko mubabonye ni abantu bafite imbaraga, ni abantu bafite sante, si n'abantu bavuga ko bafite aho batuye, bafite uko bari bashoboraga kubaho bakoresha imbaraga zabo n'ubwenge bwabo, ariko nyine bashyitsemo gufata inzira y'icyaha, ubwo nta kundi bazakurikirana uko bikwiye. Abandi bakorana bose, cyangwa n'abandi batekereza gukora nk'ibyo bakora, ibi bibisomo bibereke ko uzabigerageza wese azafatwa kandi akabihanirwa. Murakoze. Okay, rero kuri ladies first. Sinzi ko byiyongera cyangwa ari uko wenda itangazamakuru bigaragara nk'ibyiyongereye, ariko sinzi ngo byiyongera bivaho ibijya byavuye ku bingahe bigera kuri bingahe. Ntabwo mu by'ukuri icyambere, reka mpereze ku kibazo cya mbere waruvuze bahanishwa imyaka ingahe. Reka icyo tugerekere RIB nizicara igakora dosiye ikayitunganya, ikamenya inyito y'icyaha. Gishobora kuba atari kimwe cyangwa ari byinshi, kwita gukomeretsa, kugambira kwica, ubujura, rero ni byinshi. Rero ubwo ngubwo bisaba umunyamategeko yicare. Niyo mpamvu uyu munsi tubazanye tutarakora dosiye. Tuba twakoze dosiye tubabwira tuti bitewe n'uburyo categorization y'ibyaha afite, abantu bashobora guhanwa muri ubu buryo. Naho
turi muri sosiyete, ntabwo sosiyete wavuga ngo izabamwe abere gusa abantu beza. Birashoboka ko mu mboni z'abantu babona ko bisa nk'ibyiyongereye, ariko twebwe tubona byaragabanutse cyane ugereranyije n'iminsi yatambutse. Ahubwo nuko wenda uburyo bica ku mbuga nkoranyambaga bihita bifata iriya sirikasiyo igaragara nko byabaye byinshi, ariko kuri twebwe ibintu nk'ibi mu by'ukuri ntabwo twari tubiherutse. Ariko n'ibyo bike bihari ntabwo ari byiza, byakabitana hari pe, nicyo twifuza. Ingamba zihari rero ni ugufatanya n'abaturage, ni guhana amakuru, mu by'ukuri ni ukutwereka uko aba bantu badutuyemo. Aho mbabwiye ahangaha mvuze, ntugire ngo batuye mu kigo, baturanye n'abantu bafite abaturanyi, ariko ntibyagutangaza ko ubu ngubu nuko bafashwe ejo, nidukomeza iperereza dushobora gusanga hari umuntu ukubwira ati ariko aba bantu hari icyo nari mbaziho. Rero icyo ubu baziho twebwe kiduhe, ntabwo tumufata, kuko tuzamufata ari uko tubonye ko ibyo uvuga bifite ishingiro, tubuze n'ibindi tuburizemo bitaragera ahangaha. Birashoboka ko abangaba mu by'ukuri twari kuba twarafashe mbere, kuko kubona umuntu ukora igikorwa nk'iki ntabwo wavuga ko wenda aribwo bwa, birashoboka ko hari n'abandi babikoze nk'uko bari bafite n'undi mugambi wo kujya ahandi. Rero amakuru duhawe nubwo hari ababibabariyemo, ariko mu by'ukuri mbabwiye ko hari n'ikindi tuburijemo. Ibintu nk'ibi rero birashoboka, naho ubundi ibyaha nk'ibi mu by'ukuri navuga ko byari bimaze iminsi byaragabanutse. Yenda ibindi muvuga ni bya bindi wumva ngo urugomo yakubise kanaka. Muri sosiyete sinavuga ngo tuzicara umwe ntakubita undi, tuzicara umwe ntibatongane, ariko ni nacyo inzego ziba ziriho kugira ngo zibikurikirane, noneho bibere isomo abandi, bicubye n'abandi, naho ubundi ntabwo twavuga ko bizamuka. Reka Mpemana Irakiza ngira ngo niwe wahise uzamura. Hari ibyo bivugira uyu nguyu atari umugabo asanzwe acuruza byinshi, ndetse n'uyu asanzwe acuruza umuntu akaba yakoze ngo ibyaba ari ikibazo gikomeye iyo abantu bafite ibintu benshi bakora y'ubucuruzi bishobora kujyana n'ibi ngibi. Niba mwaragenze mugasanga ibyo bakora by'ibintu basanzwe bakora ari ukuri, ariko ikindi kintu kigendanye no kuba babiri muri aba ngaba bari basanzwe ibintu n'ibitandukanye bisanzwe Uganda. Umuntu akibaza ngo kugira ngo se Uganda polisi ifasha abantu igasanga n'ubundi bafite records z'ubucuruzi bukora ibyaha n'ubundi bisa n'ibyo bafungiwe, ndetse bikaba n'igihe cyo kwereka abantu ibindi twinshi mu Kicukiro bavuga ko umugambi bawucuze bafunga muri gereza. Nubwo polisi atariyo igorora, ariko irongera ikagira inshingano zo gukubira ibyaha bikorwa n'abantu baba barigeze gukora ibyaha bakagorora. Iyo ugiye mu makaritsiye menshi usanga bahangayikishijwe no kuvuga ngo kanaka wa wundi yakatiwe imyaka 2 ubu arabura amezi 5 naza none ako kizamukira. Aba bantu amaherezo yabo ayahe n'ibyaha cy'ubujura cyangwa ubugizi bwa nabi, bakora ikintu bakakirangiza, ariko bagasubira muri sosiyete n'ubundi bigaragara ko rimwe rero babaye babi kureza uko bari bameze. Ndetse n'uyu uvuga yuko wadafite records ugiye gusanga abagizi ba nabi akenshi usanga bafite n'imyirondoro irenze umwe, kuko ushobora gusanga nawe yarigeze gufungwa, aho ugiye ugasanga yafunzwe imyaka myinshi ariko ari abantu benshi batandukanye. Ibi bintu by'abantu bafungwa bakava muri gereza ariko babaye bari kuvuga polisi n'izindi nzego z'umutekano guteganya kurwana nabyo. Urakoze Theo. Ikibazo cya mbere cyo nababwiye ko iperereza rirakomeje. Ibyo bivugiye ntabwo ari ihame. Ibyo bivugiye ngo ugiye nkora ibi si ihame. Ni ibintu dukeneye natwe kuverify. Ni ibintu turebe kureba nimba ari byo kuko babikora. Ariko nanone nta gitangaza gihari kuba yumva umuntu akora ibikanda ari n'umujura. Bijya bibaho. Ntabwo kuri twebwe byaba ari bishya, kuko ni ingeso. Wenda nimba binahari koko wasanga bifite, kuko yabikuye mu byo yari yaribye n'urugero, niko mbitekereza. Ariko ibyo ngibyo ni ibyo bivugiye nababwiye, ntabwo ari byo duhamya. Ibyo ngibyo ni bisaba ko tujya kubanza kureba koko nimba bihari. Naho icyo warubajije kindi, nibaza ko abantu bose bafunzwe mu Rwanda muri gereza uko basohotse se ko baba babi. Harimo n'abaza bagahinduka bakajya muri sosiyete bagakomeza kuba ubuzima bugakomeza. Ariko nanone ni kimwe nuko dufite n'abatafunzwe bari hanze aha, wenda batari beza,
tutaranafata cyangwa tutaranaregerwa twese tutazi. Nkuko nababwiye, iyi ni sosiyete, nta sosiyete wavuga ko izaboramo umuntu utandukanye n'abandi. Kimwe no muri gereza n'indi sosiyete, sinzi ko baragerageza bakagorora bagakora ibyo bakora mu buryo babikoramo. Iyo tuvuge muri 100 havuyemo 20 cyangwa 5 bakamera nabi, ntabwo twavuga ko nta gikorwa. Gusa nyine icyo ni ikibazo mu by'ukuri kigomba gukurikirana, kuki umuntu yagiye hari agafungwa akagaruka agakomeza nibi yakoraga. Ubwo ngubwo ntandi nyine bihita bihinduka ingeso. Burya hari ikintu no mu bahanga bize criminology bayita mu ndimi z'amahanga recidivism. Burya hari abantu byabaye gutyo nyine we babaho agahora asubiramo icyaha nyine, ukamuhana agasoka agasubiramo, ukamuhana agasoka agasubiramo, kugeza nyine igihe abantu bigerwaho bakambika ibikomo. Kamubwira turazi waratunaniye, tugiye kwambika igikomo, ugenda ahantu tuyibona. Ubwo ndavuga mu bindi bihugu, ariko kuri twebwe nkuko bivuze bizafata nyine ko inzego zihura zikabiganaho zikareba niba uyu mubare ukungana hakigwaho isasoka bangahe, hakira bangahe, abavamo bikangani bangahe, hanyuma hakorwa iki. Ariko mu by'ukuri sinakwicara nemeze ko ngo nta gikorwa, kuko abasohoka muri gereza ni benshi, abasohoka mu bigo ngororamuco ni benshi, kandi siko bose bahita bagaruka mu ntuze mu bugizi bwa nabi. Gusa iyo hagizemo nanone uwo bitagenda neza ntibikunde, akitwara uko yari ameze cyangwa nabi kurushaho, ubwo nyine nta kundi nicyo tubereho dukora akazi kacu. Murakoze. Ku kibazo cya mbere umbajije, ubwo uratuma nibaza niba ejo bundi nabonye umuntu warashwe avugana n'abantu muri Amerika arapfa. Ese birabuza abayobozi n'abakuru b'ibihugu kujya muri Amerika mu nama y'umuryango w'abibumbye kubera iyo mpamvu? Ndumva atari byo. N'Amerika habayo ibibazo byaho, mu Bwongereza ibibazo n'ahandi. Natwe rero kuba burya iyo bavuze ngo igihugu gifite umutekano, suko nta byaha bihari, nuko ibyaha bikurikirana neza ababikoze bagafatwa. Sinzi mu byo umutekano urimo n'ibyo byose. Ese ukoze icyaha baramureka akidegembya agakomeza akagira abandi nabi, akakomeza kugira abandi bantu nabi, akabi bakabica, akidegembya nta guhanwa nta gufatwa? Buriya icyo nicyo kibazo gikomeye. N'icyaha ubwacyo ni ikibazo, ariko biba ikibazo gikomeye iyo ukoze icyaha adakurikira. Nujya mu bihugu aho umuntu akora icyaha akica, agakiza, agatema, ntakurikirana, icyo gihugu ugishyira muri kategori y'igihugu gifite umutekano birabyumva. Rero twebwe kuba mu masaha atageze 28 babigizemo bafashwe, uyu munsi tubafite, ubwo umuntu harya yagira impungenge zo kuza kandi banafashwe? Yari kugira impungenge iyo bari gukomeza bagakora ibyo bikoresha bidegembye. Ariko icyo nshaka kuvuga rero nuko kuba hari insida yabaye, hari ubugome nk'ubu bwabaye, ntabwo bigomba gutera umuntu ubwoba, kuko mu by'ukuri nicyo inzego ziba zibereye, zigomba kubikurikirana kugira ngo ziburizemo n'ibindi bishobora kubaho, ariko n'ababigizemo hari bagakurikirana mu buryo bwemewe n'amategeko. Rero ntabwo icyo ngicyo twe kidutera impungenge. Nta nubwo wavuga ngo nicyo cya mbere kibaye ngo nirenge ndahire ngo ntibizongere, biraguye.
nta na sosiyete n'imwe hagira umuntu uhaguruka ukirenga akavuga ngo nta cyaha kizaba muri sosiyete. Biragoye. Ni nk'uko bavuga ngo iwanjye mu rugo nta mwana uzigera kubaga. Birashoboka? Ntibishoboka. Ni nk'uko mu kazi aho uri wavuga ngo nta muntu n'umwe uzigera witwara nabi. Birashoboka? Ntibishoboka. Niko umuntu ateye, niyo mpamvu hariho amategeko, niyo mpamvu hariho inzego, nuko abahanga bice bakamenya ati hari abantu, ntabwo abantu bose bareba kimwe, ntabwo bose batekereza kimwe, abantu bose ntibakora kimwe, abantu bose ntibafata umwanzuro kimwe, abantu bose ntibagira amarangamutima kimwe. Hajyaho amategeko, hakajyaho umurongo, hakajyaho amabwiriza, ku buryo uyatandukiye hari uburyo akurikiranwa n'amashyira. Ngarutse ku kibazo wari ubaje cy'imibare, ubwo kiramfasha no muri ibyo bihumbi byose iyo birekuwe, ubwo biramfasha no yenda na Theo yumvireho, siko bose iyo basohotse bagaruka mu bugizi bwa nabi. Ibibazo ibyo bintu byose bigarutse bigasoma mu bugizi bwa nabi. Izi kamera ntabwo mwazigenda, ariko icyo tuvuga mu by'ukuri, icyo cy'imibare, icyo cy'abantu barimo nk'uko ubucamanza busobanura cy'amadosiye bakiriye, navuga ko bose basohotse siko baba babi, hari n'abahinduka bakaba abantu beza. Ese ntabwo mwari mwumva abo twese mbona iz'impinduka? Ntabwo mwari mwasura basigaye bafite ibikorwa bakubwira uko bari babayeho, ari abantu beza bafite, batanga n'akazi, bahinga, babaza, badoda, basudira, bishyize hamwe. Nuko wenda inkuru iba ari ya yindi nyine muzi ngo umuntu yariye imbwa, ariko mu by'ukuri hari abantu benshi bakora ibintu byiza wenda bitakiri inkuru kuko bahindutse, nacyo twifuza, bari hanze aha ngaha wavuga ko izi inzego zikora kandi hari icyo zifasha. Gusa no guhozaho, ntabwo wavuga ngo uratuje, uraryamye, turaryamye, turarekeye ngo abantu barahindutse babaye beza. Oya, mushobora kuba mwiza uyu munsi ejo akaba mubi, ariko havuka n'undi utari mwiza, nawe agomba kwitabwaho kandi agakurikirana. Ikintu rero mu by'ukuri uko amategeko yubatse, ikintu cyo kuba abantu barekuwe bakiri kuri polisi, barekuwe bakiri mu bugenzacyaha, barekuwe bakiri mu bushinjacyaha, barekuwe n'abacamanza, ni ibintu bisanzwe kandi biteganywa. Kimwe muri principe nuko umuntu guha umuntu amandi mahirwe yo kwikosora no kugira ngo abeho neza, nabyo ni bimwe mu by'amategeko yemera. Ariko yahawe amahirwe ntayakoreshe neza, mu by'indimi z'amahanga bavuga kwa abusing, ubwo nyine amategeko ahita akurikizwa akora akazi kayo. Ariko mu by'ukuri ntabwo bavuga ngo buri muntu wese ukoze ikosa n'icyaha wese umushyire mu gihugu. Birumvikana ko hari n'abacamanza n'amategeko bareba bakavuga bati iyo turebye amateka y'umuntu, turebye uko yitwaye, turebye uko arabaye muri sosiyete, birashoboka ko yahabwa andi mahirwe, yenda agahabwa igifungo gisubitse cyangwa akaba bamurekura kuko babona hari impamvu zo kumurekura yakwikosora, cyangwa bagafata umwanzuro yuko anahana. Ibyo byose birateganyijwe. Ntabwo wafuta ngo buri muntu ukoze ikosa wese amanuka, ntabwo byakunda, sinzi ko bishoboka. Hari nayo mahirwe, ariko nyine nicyo abiga amategeko no kuyatunganya babereyeho, bashobora kwiga n'ubundi buryo bushoboka wenda bufasha kugira ngo dufatanye. Ariko ikintu cy'ingenzi ni uko twebwe muri sosiyete tugomba kugira uruhare mu kugarura abantu bose tubona bagiye kure, bohera mu rugo, aho dutuye n'aho dukorera. Abantu natwe tukabashyiraho ijisho, nitubona umuntu imyitwarire atari myiza, tangire kumubwira tuti garuka hakiri kare, bitarageraho ibi ngibi bigeze.
badacogora kubera ko abari hariya hasi ku nzego z'ibanze ubona bimwe na bimwe nta bikoresho baba bafite bihagije bigomba. Urakoze, babandi bagaragaye Kicukiro barafashwe, icyo nicyo nakubwira. Icya kabiri kibaje, hari ukuntu abantu bajya babaza ibintu, ubwo simvuga we no muri rusange, bakamera nkaho ari ba ntibindeba. Buriya abanyerondo n'abacu twese, nanjye ho ntebe turabafite, dukeneye no kubafasha no kubasapotinga mu byo bakora byose. Wibuke bariya abanyerondo naba umurenge, naba akagari, naba aho ngaho, nubwo natwe batureba badufasha kandi tubashima mu kazi badufashamo, ariko mu by'ukuri hari bakeneye gufashwa nabo kugira ngo bagire ubwo bushobozi bw'ibikoresho, bw'uburyo bahamagara, n'uburyo nabo babasha gutabaza iyo ibintu bitagenze neza. Sinzi impamvu uvuga icyuho, cyeka niba ushaka ko nabo tubaha imbunda, ariko ntibyakunda kugeza ubu ngubu itegeko siko ryubatse. Ni ibintu byakwibwaho, kandi burya kugira ngo ubashe guha umuntu intwaro yo kwirinda bisaba ko hari indi myitozo umuha, hari urundi rwego umuhamo, ariko mu byo kugeza ubu ngubu nabo baradufasha. Ibyo byo guhoterwa, abahoterwa turabakurikirana, abadaso bari icyo nacyo ni ikindi umuntu tuzakurikirana ngo turebe, gusa nabyo dukeneye kubagira inama kugira ngo ni burya twebwe mu kazi kacu nta mupolisi ugenda wenyine mu kazi, ntabwo wajya gufata abantu urumwe, mugomba kugenda mwiteguye, kuko ntiwamenya ngo ugiye gufata cyangwa guhangana nabo mubarangana iki. Rero mu kazi kacu n'abanyerondo dukeneye kumanuka hasi tukaganira nabo, nibyo koko hari icyo tugomba kubagiraho inama uburyo bagomba kwitwara mu bintu nk'ibi. Naho babandi ba Kicukiro bo barafashwe. Ndahiro, nta kibazo, waje utinze, ihangane. Nari namuvuzeho, ari mu rugo, atuye mu Gasyata, ariko ni umunyerondo ukora ku kagari ka Rwampara. Nawe yari agiye gutabara uriya mukobwa, baramutema mu mutwe, yakomeretse mu mutwe no ku rutoki, ariko ari aho ameze neza, ariho arakira. Batuye, subiramo gake. Aho ni turayafite mu mbabara yanga, ntabwo ndi buyavuge, ariko mu by'ukuri nk'uko nabivuze tugitangira, bafashwe ejo, wanyuma bafashwe ejo ku mugoroba. Hari ibindi tugikurikirana, hari abandi tugikurikirana, kuko natwe turabikeka ibyo uvuga bishobora kuba ari byo. Natwe kandi nk'inzego z'umutekano tuba tubizi ko abantu nk'abariya badakora bonyine, bishobora kuba ari itsinda rinini, kuko ni burya nabo bagira rezo zabo, uburyo bahana amakuru n'uko bigenda. N'ubu ngubu abagenzi bashobora kuba ubu ngubu bari mu bwihisho, kugira ngo bahite bafata aka kanya, barabizi ko ubu ngubu bitoroshye, ariko ntabwo bazaducika, tuzabafata. Ariko icyo uvuze nicyo rero turagerageza kubakuramo amakuru ahagije, tubashe gukurikirana n'abandi bashobora kuba bakora. Murakoze, ugire umunsi mwiza.